Icyambere yise A, ibikorwa by'ubugira neza, gutanga ibyo kurya, imyambaro naho gutura bigenewe abakene, gufasha abatishoboye mu bikorwa by'ubuvuzi, gutanga igishoro muri za business cyangwa imishinga mito n'iciriritse kugira ngo abantu bikure mu bukene, gufasha abatishoboye mu bijyanye no kwiga cyangwa uburezi, kwigisha no kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu, kubaka ubushobozi. Hasi arabaza ati haba hari bimwe mu bitakorwaga? Nawe hano wabyibaza niba koko ibingibi Miki yanditse ari byo, wahita wibaza uti koko haba harimo bimwe mu bitakorwaga ko mbona ibyinshi babikoraga. Sadate yanditse tweet ndende cyane yibaza ukuntu bigomba kugenda. Yavuze ati ibyifungwa cyangwa kwamburwa ubuzima gatozi kwa Grace Room, ati simbigarukaho buriya ababikozi bafite impamvu babikoze. Ikintu ngo ashaka kukubwira ni iki? Icyo ashaka kugarukaho nabahagurutse bagahagarara, bagahaguruka bakavuga ngo bahagaze bishimiye ibyago bya bagenzi babo. Ati nkunda kubivuga kenshi n'ubu mbisubiremo, abantu benshi bagira umutima w'ishyari, urwango n'ubugome. Ni gute twisanze umuntu yishimira ibyago bya mugenzi we? Ni gute twisanze aha hantu habi gutya? Ariko mwazamuye amaboko tugayimana icubahiro. Komenti zihari zitandukanye ndajya nzikiraho, ugende zimwe na zimwe uhagarika ukazisomera, ntago zose nazisoma. Ariko ahangaha ikintu cyatumye nzana zimwe muri komenti zo ku gihe nuko harimo Belinda wibarizaga aho bagiye kujya basengera muri no minsi. Kaminike we kuri Twitter yajandika ati reka tuvuge ko bafunze Grace Room, ariko se haba hateganyijwe uwo bazasigira aba bantu? Personal opinion ye yanditse ati bagakwiriye guhagarika Julienne Grace Room ikagumaho igahabwa undi muntu, kuko turimo kubaka societe yimakaza ubupagani. Hakosorwa amakosa yakozwe, ibyo leta ibasaba babikore, ariko aba bantu bakeneye gukomeza gusenga. Shalom shalom bene data, reka mbasuhuze mu izina rya Yesu, mbabwire ngo Yesu nashimwe. Biterwa nuko wasubiza, ushobora kuvuga uti iteka ryose cyangwa ibihe byose, bitewe nuko wowe uri kubyiyumvamo. Ubundi twe turasubiza ngo Yesu nahimbazwe, Yesu ahimbazwe. Muri aka kanya rero ntabwo nzanywe no kuvuga byacitse nkuko ndimo kubibona ku macano menshi atandukanye bavuga ko Grace Room RGB yayifunze, ahubwo ikinzanye no kubereka bimwe muri kuvuga ku mbuga nkoranyambaga nyuma yuko iri tangazo RGB irisohoye ryuko Grace Room yambuwe ubuzima gatozi. Ahangaha kandi ndibanda kuri comment nabonye ziri positive cyangwa aba influencers bagiye babivugaho ariko mu buryo buri positive, babibonye mu buryo buri positive, bakagerageza no kwiyama ku bantu barimo kuza kubyishimira cyangwa kumera nkaho barimo kwihenura cyangwa kumera nkaho barimo kubivugaho byabashimishije. Mbere kwinjira mu nkuru nyirizina cyangwa nkwereka ibyo nari nkubwiye byiri ku mbuga nkoranyambaga, reka nkubwire ko umurimo ari uwa Kristo. Ikindi kandi nta byitungura Imana byose bibizi kandi bizi impamvu. Niyo mpamvu rero Imana izi kigiye gukurikiraho, kandi Imana ntabwo ikora ikosa. Reka rero mpere kuri ritangazo RGB yashyize hanze nkuko uri kuribona, ariko abantu benshi bagiye banatanga amakomenti cyangwa bagiye babyandikaho kuri Twitter, ni kuri Twitter nibanze cyangwa kuri X, bagiye bashyiraho iri tangazo. Ariko na RGB nyirizina iri tangazo yarishyize kuri X yayo, niho abantu benshi barikuye. RGB kuri X yayo banditse bati itangazo RGB yambuye icyemezo cy'ubuzima gatozi Grace Room, barayitaginga nka ministeri ya ihuriyemo n'indi miryango kubera kutubahiriza ibikuye mu itegeko rigena imitunganyirize n'imikorere by'imiryango ishingiye ku myemerere. Ku wa 10 Gicurasi 2025 urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB ruramenyesha abantu bose ko rwambuye icyemezo cy'ubuzima gatozi Grace Room nka ministeri ya ihuriyemo n'indi miryango kubera kutubahiriza ibikubiye mu itegeko rigena imitunganyirize n'imikorere by'imiryango ishingiye ku myemerere. Grace Room yakunze gukora ibikorwa bijyanye no gusenga bikaba bihabanye n'ibikorwa ndetse n'izindi ministeri ya nkuko bigaragara mu mategeko shingiro yayo. Imiryango yose yanditswe na RGB isabwa gukora ibikorwa bijyanye n'intego zayo, kandi
ikagenzura neza ko ibikorwa byayo byose bijyanye n'intego nyamukuru yagaragajwe mu gihe cy'iyandikwa. Gukora ibikorwa binyuranye n'ibyasabiwe uburenganzira bituma hafatwa ibihano byo mu rwego rw'ubutegetsi, harimo no kwamburwa icyangombwa cy'iyandikwa cyangwa cy'ubuzima gatozi igihe bibaye ngombwa. Urwego rw'igihugu rw'imiyoborere ruributsa imiryango yose ishingiye ku myemerere ko igomba guha agaciro icyangombwa cy'ubuzima gatozi yahawe no gukurikiza ibiteganwa n'itegeko ndetse n'amabwiriza bigenga iyi miryango. Igikorwa cyo kugenzura ko amategeko n'amabwiriza byubahirizwa kizakomeza mu rwego rwo guteza imbere umuco wo kubazwa inshingano no gukurikiza amategeko mu miryango ishingiye ku myemerere. Hasi haranditse ngo umusozo. Nyuma y'iri tangazo byashije nk'ibice igikuba ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter. Igitumye nze gukora iyi nkuru nuko nabonye hari abantu barimo kwandika ibyubaka ariko abenshi bakandika ibisenya. Ahangaha muri iyi nkuru ngiye kwimanda ku byubaka. Muri komenti zimwe nabonye izitubaka zo ndakwereka nkeya. Reka mbere kuri tweet ya Munyakazi Sadate. Munyakazi Sadate yaje arandika ati itorero Grace Room rya Julienne Kabanda ryambuwe ubuzima gatozi, ibi simbigarukaho, buriya ababikoze bafite impamvu babikoze. Ikintu nshaka kugarukaho ni abahagurutse bahagaze bishimiye ibyago bya bagenzi babo. Nkunda kubivuga kenshi n'ubu mbisubiyemo, abantu benshi bagira umutima w'ishyari, urwango n'ubugome. Ni gute twisanze umuntu yishimira ibyago bya mugenzi we? Ni gute twisanze aha hantu habi gutya? Umuntu gusitara agatsikira kugwa si ibintu byo kwishimira. Ibi bintu tugomba kubyamagana. Ibi birangwa muri sosiyete ya gitindi. Ibi si iby'i Rwanda. Oya rwose yanditse mu magambo manini nk'uko ubibona. Nshuti zanjye, tube imfura, turangwe n'ubumuntu n'urukundo, twe kwishimira ibyago by'abandi. Ibi ni bibi cyane. Hasi yakomeje agira ati burya umuntu asarura ibyo yabibye. Icyo wishimira uno munsi nicyo uzasarura ejo. Muharanire gutera imbuto nziza kugira ngo muzagire umusaruro mwiza. Hasi arandika ati Sadate Munyakazi. Ibyo yashyize hasi ku mafoto ni ibyerekeye ibyo RGB yatangaje byo guhagarika Grace Room. Mubanditse kuri ibi kandi harimo n'ibinyamakuru bitandukanye, dore n'igihe cyabyanditse nkuko urimo kubibona. Bo nta kintu kirekire banditse ku rwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwambuye icyangombwa cy'ubuzima gatozi itorero Grace Room Ministries riyoborwa na Pasteur Julienne Kabanda kubera kutubahiriza amategeko. Ahangaha impamvu nzanyemo akangaka nabonyeyo amakomenti atandukanye, ndavuga tweet y'igihe. Urugero ni nk'aba bantu bagiye bandika ibintu bitandukanye kuri komenti y'igihe. Uyu witwa Belinda yanditse ati mbega Satani ukuntu ari mubi, ubu se noneho turasengera hehe bahu? Ubwo nuwasengeraga muri Grace Room urimo kwibaza aho bazasengera. Uyu witwa Kwibariza uko mbibona we yanditse ibintu bicanganye, yavuze ati hari ubutumire yatanze se mu bitaramo bye, afite se agafoto nkaka, yatanzeho umusanzu se mu byo yabonye, kandi ngo umugabo baherutse kwihenura kuri family y'uyu munyabubasha Mignone. Hasi akomeza yandika ati niyihangane n'ibindi biri mu nzira. Hanyuma hasi uyu we ni abantu batemera ibitangaza Imana ikora, yaje arandika ati yitwa Ntigurirwa, yaje arandika ati bararengera mu kuyobya abantu, ngo umuntu yavutse ahita amenya gusoma atarize. Aba ni babandi batazi ibitangaza Imana ikora. Yashakaga kuvuga kuri iyi video nabonye nayo barimo kuzengurutsa ahantu bavuga ko bidashoboka, nta kintu na kimwe kinanira Imana. Dore n'uyu mukobwa watanze ubuhamya, nakomeje kujya mbona abantu baherezanya iyi video bayivugaho ibintu batazi batanasobanukiwe. Ndashima Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru, ntabwo nagize amahirwe yo kwiga nk'abandi. Nukuri ko Imana biragoye kubona umuntu umukobwa ungana nanjye kaba utambwira ngo soma yewe n'ijambo rimwe nkaba ntabibasha. Ariko narakurikiye online numva umupapa wari kuvuga, wari gutanga ubuhamya, uri kuvuga ko yashoboye gusoma. Ndabaye ku bundi kuki ngewe ntabyizera, nzabaho gute nazi gusoma? Ese Imana ni umugisha nkabyara, nzajya nigisha abana banjye mubwira ngo sinzi no gusoma, ngo sinzi n'iki? Ndabyizera, ndasenga kubw'amahirwe ngiye kumva numva biraje, mfata telefone ndandika message, sinabyizera.
none ubundi nta nubwo wandikaga message ntabyo wandikaga message ubwo ibyanjye byaruguhamagara n'unyandikiye nkamwihorera kuko sinari bubibashe kubisoma ugakoresha ijwi gusa nakoreshaga ijwi gusa ariko nafashe telefone mu kwandika Yesu Kristo yo ariko mwamufashije gushimira Imana mbega igitangaza ufata telefone uti amakuru ubona birakunze nafashe telefone turaganira mbona birakunze ndavuga ni wenda ahari ndi kurota njya ku wundi nandikira papa wanjye papa arambwira se byagenze biti nawe biramutungura ubu ngubu papa na mama barimo gushima Imana ubu n'inshuti zanjye dusigaye dushatinga nta kibazo ariko mwazamuye amaboko tugaha Imana icyubahiro mbega Imana komenti zihari zitandukanye ndajya nzikiraho ugende zimwe na zimwe uhagarika ukazisomera ntabwo zose nazisoma ariko ahangaha ikintu cyatumye nzana zimwe muri komenti zo ku gihe nuko harimo Belinda wibarizaga aho bagiye kujya basengera muri ino minsi hanyuma uyu muntu witwa Miki Ndayishimiye yagiye ajya ahantu hose bagiye bakora izi tweet za Grace Room akaza agashyiramo tweet ye washanga wenda ashaka kuyamamaza reka nze nyikwereke tweet ya Miki reka nyishake nyikwereke yashakaga kwerekana ngiyi yitwa ngo Dr Miki Ndayishimiye afite n'akabrutique we yaje arandika ati mu mategeko shingiro ya Grace Room Ministries harimo ko yashinzwe kugira ngo ikore ibi bikurikira ibi ngibi ntabwo ndishuwa nibyo Miki yanditse Ndayishimiye icyambere yise ibikorwa by'ubugira neza gutanga ibyo kurya imyambaro naho gutura bigenewe abakene gufasha abatishoboye mu bikorwa by'ubuvuzi gutanga igishoro muri za business cyangwa imishinga mito n'iciriritse kugira ngo abantu bikure mu bukene gufasha abatishoboye mu bijyanye no kwiga cyangwa uburezi kwigisha no kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu kubaka ubushobozi hasi arabaza ati haba hari bimwe mu bitakorwaga nawe hano wabyibaza niba koko ibingibi Miki yanditse ari byo wahita wibaza uti koko haba harimo bimwe mu bitakorwaga ko mbona ibyinshi babikoraga mu masubije Miki harimo uyu waje arandika ati manze azize kubatiza kuko ntibyari biri mu mirimo bagombaga gukora arabaza uyu yatangaga comment kuri Miki kuri Ndayishimiye Miki araza aramusubiza ati yewe kubatiza byo ntabyo nzi neza ko birimo ariko se wakwigisha gusa ntubatize arongera arisubiza ati iyo ubatije byo ubaye idini gusa ibitarimo nabyo byakongerwamo mu gihe ababishinzwe babona ntacyo byangiza uyu witwa Ernest we yaje arandika ati asubiza kuri zira comment cyangwa kuri Miki arandika ati ibintu byose barabikora gusenga sinzi ndabona bitarimo ariko kwigisha ijambo bitarimo gusenga ntaho bitaba Miki arasubiza ati kwigisha ijambo ry'Imana no gusenga birajyana ahangaha twifashishije imbuga nkoranyambaga turagenda tureba ibyo Grace Room byaba bivuga ko bitarimo cyangwa bitubahirijwe cyangwa bakora bitari biri mu byo baherewe ubuzima gatozi urugero ni nk'iyi tweet ya Anne niwe mwiza n'umunyamakuru yaje arandika ati bati mu byo bavuze bazakora gusenga ntibirimo none barabikora akadomo kubw'izo mpamvu rero bambuye icyangombwa cy'ubuzima gatozi hasi akomeza avuga ati reka ndebe izi dodo zidashirira kandi mu byo navuze nzakora no guteka birimo nuko akunze gusoza tweet ze muri no minsi atebye ariko se koko gusenga ntabwo byari birimo turacyakomeza kuri tweet zitandukanye zivuga kuri Grace Room wenda muri nyinshi nabonye ariko tunakebura barimo kwandika tubona ko byabashimishije ntabwo nzi ikibyihishe inyuma kuri bo basa nk'abihenura cyangwa hari ikindi bagamije ariko reka manze nirebere abangaba bagize icyo bavuga kizima kuri rifungwa rya Grace Room cyangwa kwambugwa icyemezo cy'ubuzima gatozi uyu witwa Kaminike we kuri Twitter yajandika ati reka tuvuge ko bafunze Grace Room ariko se haba hateganyijwe uwo bazasigira aba bantu personal opinion ye yanditse ati bagakwiriye guhagarika Julienne Grace Room ikagumaho igahabwa undi muntu kuko turimo kubaka societe yimakaza ubupagani hakosorwa amakosa yakozwe ibyo leta ibasaba babikore ariko aba bantu bakeneye gukomeza gusenga hasi arababwira ati igitekerezo cyanjye ntabwo gikuraho uko wowe utekereza
ni igitekerezo cye. Ahangaha rero igitekerezo cya Keminike ni igitekerezo cye, nta comment yindi ngende bushyireho, ubwo niwe niko abyumva. Gusa iyi tweet kishaka kuvuga nuko abantu bari ko bapagana ari benshi, hagombye kugira ko babigenza, ibyakosomye bigakosorwa, ariko abantu bagakomeza bagasenga. Akantu kabi yashizemo nuko yavugaga ngo bahagarike ngo Julienne hanyuma Grace rumigumeho. Ubwo nawe ufite igitekerezo cyawe. Hari undi witwa Umukundwa Lili nawe ukunda kwandika ku bintu byinshi bitandukanye. Yaje andika ati in the voice of mama, ngo yanditseho Anne niwe mwiza. Hasi akomeza yandika ati tujye tuvuga ibyo tuzakora ndetse dukora ibyo twavuze. Period. Ahangaha yarengereye. Yashushe nk'uwiyama Grace Room. Soza kuri ibi ngibi kuko ntabwo nabisoma byose biri kuri Twitter. Ndagaruka kuri iyi tweet ya Sadate Munyakazi kugira ngo nawe yumve neza, wowe utanga comment mbi cyangwa ukashaka kuvugiriza induru abantu kuko bagize mu byago cyangwa mu bibazo, aho kugira ngo ubahumurize cyangwa uvuga amagambo meza. Sadate yanditse tweet ndende cyane yibaza ukuntu bigomba kugenda. Yavuze ati ibyifungwa cyangwa kwamburwa ubuzima gatozi kwa Grace Room, ati simbigarukaho buriya ababikozi bafite impamvu babikoze. Ikintu ngo ashaka kukubwira ni iki cyashaka kugarukaho, nabahagurutse bagahagarara bagahaguruka bakavuga ngo bahagaze bishimiye ibyago bya bagenzi babo. Ati nkunda kubivuga kenshi n'ubu mbisubiremo, abantu benshi bagira umutima w'ishyari, urwango n'ubugome. Ni gute twisanze umuntu yishimira ibyago bya mugenzi we? Ni gute twisanze aha hantu habi gutya? Umuntu gusitara, gutsikira, kugwa si ibintu byo kwishimira. Ibi tugomba kubyamagana. Ibi birango muri sosiyete za gitindi, ibi si by'u Rwanda oya rwose. Nshuti zanjye, nanjye reka mbabwire ngo nshuti zanjye tubimfura, turangwe n'ubumuntu n'urukundo, twe kwishimira ibyago by'abandi. Ibi ni bibi cyane. Ubutumwa bwa Munyakazi Sadate nizere ko bwumvikanye. Reka nasubikira ahangaha, ariko icyo nzi cyo nuko itorero rya Kristo kandi igihango ni amaraso. Rero Kristo ntabwo wamurwandirira cyangwa uvuga ngo hari ikintu ngiye gukora. Imana irihagije, niyo izi kigiye gufasha aba bantu bo muri Grace Room ndetse na Pastor Julienne icyo bakora. Hanyuma abantu basengeraga hariya bakongera bagasenga, nta makosa haratakosoka, nta bitubahirizwa bitakubahirizwa. Very soon abasengeraga muri Grace Room akurikiye inkuru muzamenye ikizakurikiraho bitewe nuko Imana izabishaka cyangwa biteguye, kandi izashoboza Pastor Julienne Kabanda ndetse nabo bari kumwe muri Grace Room gukora icyo yabahamagariye gukora, kandi umurimo urakomeje, umuhate wabo si ubusa ku mwami. Turi kumwe.